Ikibuno rero kimwe n'amabere abagabo benshi bashimishwa no kwitegereza imiterere y'ikibuno cy'umugore cyangwa se cy'umukobwa igihe bahuye. So nyemerera ngusuze kandi nguhikaze kuri Media Empire. Ngiri kugusuza nkana guhikaze ndi ISINGIZWE Edith. Sinabura kubwira ko isemo neza guhitamo Media Empire. Ntabwo uri buze kwicuza ku mwanya wafashe udukurikira cyangwa se ku mwanya waduhaye ukurikirana ibyo tukugezaho. Uyu munsi rero tugiye kubana mu gice twahiriye utuntu n'utundi. Aho ngiye kubwira ibintu bitangaje, ibintu bigera ku 9 bitangaje umugabo cyangwa se umuhungu cyangwa se muri rusange tuvuge igitsina gabo gikunda kwitegereza ku bakobwa cyangwa se ku bagore. Ubwo naho reka dukoresha igitsina gore igihe bahuye. Ni ibintu bitangaje bigera ku 9 igitsina gabo cyitegereza ku gitsina gore igihe bahuye cyangwa se igihe bari kumwe. Ibi bintu ntabwo bakobwa cyangwa se abagore musanzwe mubizi k'abagabo cyangwa se igitsina gabo muri rusange bajya babitegerezaho igihe muhuye. Ubwo ndavuga igihe muri kumwe, mwaba muhuye cyangwa se mwaba mwasohokanye, mwaba muri kumwe muri rusange wenda ahantu hariho hose. Ibi bintu bigera ku 9 ntabwo haburamo iby'umugabo akwitegerezaho cyangwa se byose akabyitegereza. Nubwo abagabo bamwe na bamwe nabo bashobora kuba babikora batabizi cyangwa se igitsina gabo, reka nkoresha igitsina gabo. Hanyuma namwe abagore cyangwa se igitsina gore ntabwo mubizi ko ibi bintu ari by'abantu abagabo igitsina gabo gikunze kwitegereza igihe mwahuye. Dutangiye rero ku mwanya wa mbere, ntabwo uko ngiye kubivuga bikurikirana ntabwo ariko bikurikirana ahubwo nyine ni urutonde nakoze ngewe ngaragaza cyangwa se kugira ngo mbagezeho ibintu igitsina gabo gikunda kubitegerezaho mwebwe igitsina gore cyangwa se gikunze kutwitegereza ko nanjye ndi muri uwo mubare w'abagize igitsina gore. Ikintu cya mbere igitsina gabo gikunda kwitegereza ku gitsina gore ni ukuntu tumwenyura cyangwa se uburyo igitsina gore cyangwa se uburyo umukobwa cyangwa umugore amwenyuramo. Ushobora kubifata nk'ibyoroshye cyangwa se nk'ibintu byoroshye, ariko buriya umunwa w'umugore cyangwa se umunwa w'umukobwa ni igice cya mbere umugabo yitegereza cyane igihe ari kumwe n'uwo muntu nyine. Niba wahuye n'umugabo cyangwa se niba wahuye n'umugabo cyangwa se umuhungu wowe uri umugore, wa muhungu ikintu akunze kwitegereza bwa mbere ni uburyo umwenyura. Kandi koko ni mu gihe uwo mugore cyangwa se umukobwa amwenyura bikwereka ko wakomeza ibiganiro cyangwa se bikugaragariza ko ufite andi mahirwe yo kuba wazahura n'uwo muntu mwahuye. Ikintu cya kabiri rero umugabo cyangwa se igitsina gabo bakunze kwitaho cyangwa se kureba ni uburyo umuntu aseka. Kumwenyura no guseka n'ibintu bitandukanye, ndatekereza byo mubizi ntabwo ari ngombwa ngo tubisobanure. Uretse gukurikirana uko umwenyura rero cyangwa se uwo mugore cyangwa se uko iki gitsina gore yahuye nacyo kimwenyura, umugabo yita cyane ku gitwenge cy'uwo mugore cyangwa se umukobwa. Kumwenyura, umuntu ashobora kumwenyura mutari kumwe utari kumureba ntumenye ko yamwenyuye, ariko iyo yasetse niyo waba uri kure ye arabyumva kusetse. So yita rero ku gitwenge cyawe igihe muri kumwe. Icyo gihe nanone igitwenge cy'uwo mugore buryo sekamo bimwereka cyangwa se biguha ishusho y'uburyo uwo mugore cyangwa se igitsina gore mwahuye cyatwayemo cyangwa se cyafashe ikiganiro mwagiranye cyangwa se icyizere yakugiriye cyangwa se yaguhaye. Ikintu cya gatatu igitsina gabo gikunze kugenzura cyangwa se kwitegereza igihe cyahuye n'umugore cyangwa se n'igitsina gore ni indoro yawe wowe mukobwa wowe mugore udukurikiye. Ikintu cya gatatu abagabo cyangwa se abasore bakunze kukwitegerezaho ni indoro yawe. Abagabo kandi bikundira kwitegereza mu maso y'abagore cyangwa se abakobwa igihe bari kumwe nabo kugira ngo bakurikirane neza niba imyitwarire yabo mu gihe baganira, ndetse banareba neza niba umwanya wabo wahawe agaciro, kubera ko iyo uri kumwe n'umuntu muganira ushobora kubita ubibona ko uri kumubabaringa cyangwa se wamurambiye. Nyine ndavuga kuba weho wamubera umuzigo cyangwa se ubona wowe yakubereye umuzigo kubera ntabwo yishimiye ibiganiro muri murabona yakurambiwe, wenda nubwo atabikubwira cyangwa se atabona ukabikubwira, ariko mu maso hashobora kubikugaragariza. Icyo nicyo kintu rero abagabo bakunze nanone kwitaho mu gihe
cyangwa se ubwo ndavuga igitsina gabo mu gihe bahuye n'igitsina gore. Ikintu cya kane bakunze kugenzura iyo muhuye, by'umwihariko cyane cyane iyo ari ubwa mbere muhuye, bahita bashishikazwa no kumenya inshuti zawe. Rero ikintu cya kane ni uko bakurikirana inshuti zawe. Akaba mugani ngo mbwira abo mugendana ndakubwira uwo uriwe. Umugabo cyangwa umuhungu cyangwa se umusore muri rusange akurikirana cyane inshuti zawe, ndetse akanifuza kuzimenya birambuye, kubera ko bituma amenya uburiya cyangwa se bikamuha ishusho n'imiterere yawe. Ubwo icyo ni igihe wenda aba yifuza kuba yakugira inshuti cyangwa se kuba yakugira umwe mu bantu be, akabasha kumenya uko uteye, niba muzahuza cyangwa se kuko uri umwe muri ba bantu yifuza kuba yagira inshuti ye. Rero ikintu cya gatanu, ariko mbere yuko tujya ku cya gatanu, impamvu uwo muntu aba yashatse kumenya inshuti zawe uko byagenda kose, niba hari abantu mugendana, imico bafite nawe uba ugifite, uko bitwarana, niba banywa amayoga niba banywa amatabi usanga nawe ari ku meza, niba ari inkundarubyino usanga nawe ari ku meza. Rero iyo abona bitaramworohera kuba yahita kumenya birambuye cyangwa se ngamenya uwo uri we, akenshi abimenyera mu bo mugendana. Ubwo turavuga za nshuti zawe. Reka dukomeze n'icya gatanu, ndanitse inyuma ho gato kugira ngo mbasobanurire impamvu bavuze ko abagabo cyangwa se igitsina gabo gikunze gukurikirana inshuti zawe igihe mwahuye. Ubwo ndavuga gukurikirana inshuti z'igitsina gore baba bahuye nacyo. Ikintu cya gatanu rero bakunze kwitaho ni ikijyanye n'amavuta cyangwa se muri rusange ibintu ushobora kuba wisiga, cyangwa se reka tuvuge perfume witera. So nubwo atabikubwira, ariko burya umugabo cyangwa se umusore aha agaciro cyane impumuro y'amavuta cyangwa ya perfume witera. Nyine ubwo gihe wisize witera perfume, ko hari n'abatazikunda batazitera, ariko uko byagenda kose iyo wahuye n'igitsina gabo akenshi yita cyane ku mpumuro yawe. Ubwo ni y'amavuta cyangwa se ya perfume mu gihe mwahuye. Ntuzaba umwana rero ngo ugende umeze uko wiboneye kandi hari uwo mugiye guhura. Yes, muri cya gihe ugiye guhura n'igitsina gabo, ubwo ndi kugira inama igitsina gore muri rusange. Ikintu cya gatandatu abantu bakunze kureba, ubwo ndavuga igitsina gabo n'ubundi, ariko abantu badatekereza, buriya ashobora kureka imyenda wambaye ariko akareba udukweto wambaye. Ibyo bintu abagabo barabikora, cyangwa se igitsina gabo muri rusange bakunze kubikora. Nabo ubwabo bashobora kuba batabizi ko babikora, ariko bitekerezeho babirebe neza, barasanga babikoraga wenda batabizi, cyangwa se hari uwabikoraga bizi. Niba nawe rero utajya kubyitaho, usohoke mu nzu yawe cyangwa se wangiye guhura n'igitsina gabo cyangwa se umuhungu w'umugabo runaka, muramarana igihe cyangwa se muramarana igihe kinini, ariko menya ko ibyo byose ndi kukubwira ari ibintu bakunze kugenzura. So hari abakobwa rero batabizi, ariko burya abagabo cyangwa se abahungu abenshi bikundira cyane kubona abakobwa cyangwa abagore bambaye udukweto twigiye hejuru, mbese bakabona itandukaniro ry'inkweto za kigabo n'iza kigore, kubera ko akenshi tuzi ko inkweto z'abagabo ziba ziciye bugufi cyane, iz'abagore cyangwa se igitsina gore zikaba zisa nkaho habaho ubwoko butandukanye. Ariko muri bo impamvu bakunze kugenzura inkweto ntibanagenzura imyenda, nuko akenshi bazi ko nyine byibura hakaba harimo itandukaniro ku nkweto z'abagabo uko ziteye n'iz'abagore. Imyenda yo twamaze kubona tusa nkaho tuvanga, ariko usanga uretse no kuvanga, wenda umugore arambara ipantaro wenda ya kigore, kaba ariko mbivuga, usanga hari n'abambara amapantaro y'abagabo ukabibona ko ari iy'abagabo, ariko bakambara ukabona ntacyo bimutwaye. Gusa ntabwo umugabo ashobora gutinyuka ngo yambare ikanzu cyangwa ijipo. Yes, ibyo rero niyo mpamvu imyambaro yindi itagarukwa cyangwa se tutayigarukaho muri ibi bintu uko ari 9 turi kubabwira abagabo cyangwa se igitsina gabo gikunze kwitegereza ku bagore. Ikintu cya 7 rero igitsina gabo gikunze kwitegereza ku bagore ni icyo twita amabere. Igice cyabo cyo hejuru icyo dusangaho igice ka tubivuga n'ubundi gutyo uko biri amabere, nubwo atari yo bareba bwa mbere, ariko abagabo cyangwa abahungu bakunda kwitegereza imiterere y'igituza cy'umugore uwo baba bahuye. Ubwo ni umugore n'umukobwa
yes gipfa kuba ari igitsina gore bakunze kwitegereza amabere yabo. Ni byiza rero kwita ku myambarire ituma igituza cyawe kigaragara neza kandi mu buryo bwiyubashye igihe ugiye guhura n'umugabo. Hari ukuntu rimwe na rimwe igitsina gore twiyambikana n'ukabona ntabwo byiyubashye. Rero niba ujya wambara by'umwihariko igihe ugiye kugira uwo muhora nawe mudahuje, ubwo ndavuga igitsina gabo, jya ugerageza kwita ku gituza cyawe, ubwo ndavuga ku gice cyawe ku mabere, kugira ngo ugaragare nk'uwiyubashye utaza kugaragara nabi bitaguhesheje agaciro. Ikintu cya 8 nicyo twita ikibuno. Ikibuno rero kimwe n'amabere, abagabo benshi bashimishwa no kwitegereza imiterere y'ikibuno cy'umugore cyangwa se cy'umukobwa igihe bahuye. So nubwo ibi nabyo benshi atari byo baha agaciro ka mbere, ariko nanone ni ngombwa ko umukobwa cyangwa se umugore yita ku myambarire iha agaciro ikibuno cye igihe afite uwo bagiye guhura w'igitsina gabo nk'uko twari turi kubivuga, kubera ko hari igihe ubwo ni muri rusange ya myambarire nk'uko twabivuze ku kintu cya 7 ari cyo twavuzeho ko haboneka amabere, nk'uko twavuze ko ugomba kwiyambika cyangwa se ukambara imyambaro iguhesheje agaciro. Ni nk'uko no ku myambarire rero cyangwa se ku myambaro yo hasi, ku gice cyo hasi ku mubiri wawe nayo ugomba kwiyitaho kugira ngo uze kwihesha agaciro imbere ya wa muntu muba mugiye guhura. Ego twabivuze ko ibi bintu bibiri byombi atari by'abagabo bakunze guheraho, nubwo abenshi ahubwo ndatekereza ibintu bimaze kubabwira uko bigeraho ku 8, icya 9 ntabwo turakivuga nubwo hari ibyo twavuze mbere, ariko abenshi mwatekerezaga ko amabere n'ikibuno aricyo kintu abagabo cyangwa se igitsina gabo kirebaho bwa mbere, ariko oya ntabwo ariko bimeze. Burya biriya byose bindi baba babirebyeho bwa mbere ya byose, mbere yuko agera kuri ibyo bindi by'ikibuno cyangwa se amabere. So rero nimukishuke ngo mukore ibintu byatuma mugaragara nabi imbere y'abo mwagiye guhura. Ikintu cya 9 ari nacyo cya nyuma rero ku bintu abagabo cyangwa se igitsina gabo gikunze kwitegereza ku bagore, mu byo twavuze hejuru, cya nyuma tugiye gusoreza aho twari twavuze ko ari ibintu 9 bitangaje umuntu atatekereza ko babyitaho, nicyo twita imyitwarire nyine ya wa muntu muri rusange. Hari igihe akenshi umugabo cyangwa se umusore akunze kubwira umukobwa ko bahura, akenshi bikunze kuba hari igihe wenda ashaka kumutereta cyangwa se ari nk'uwo bamaranye iminsi mike runaka, ashaka kumwigaho bateretane, ashaka kumubwira ko amukunda. Rero kugira kumenya inshuti ze, kwitegereza inseko ye, kwita ku byo yisize, ya mpumuro ye, nuko abashaka kugira ngo yumve ko yamwishimira, yumve ko bahuza, abone no kubuheraho amubwira ko amukunda cyangwa se aba ariho yahera amugaragariza ko amwishimiye kandi ko bahuza. Rero imyitwarire ku muntu w'umugabo ni ngombwa cyane, ayirebaho nubwo wenda ashobora kutabikoraho ako kanya, ariko nyuma y'uko muhuye agerageza kuba yamenya n'imyitwarire yawe, areba niba uvuga menshi. Ubwo ndavuga ku bijyanye n'ibyo atarebaho ako kanya mukiri kumwe, atari ngombwa kabireba nyuma. Icyambere areba niba uvuga menshi cyangwa se make. Hari abantu badakunda abantu bavuga cyane cyangwa bavuga guzwa, ariko mbivuga nubwo bitavugitse neza. Hari abantu badakunda abantu bavuga guzwa cyangwa se bagira utugambo twinshi, bikundira abantu bacisha make. Hari n'abadakunda abantu bacecetse nyine, ubwo abandi bacisha make baba bakundira babandi basaragurika cyangwa se usanga nyine sinzi uko ndabivuga, ariko bavugira amagambo menshi cyane, bisanzura cyane. Rero icyo kintu nicyo abanza kwitaho ubwo mu myitwarire. Ikindi akareba niba yigirira icyizere wa mukobwa we, wa mugore we, niba ufite abo mujya guhura b'igitsina gabo, jya umenya ko ibyo byose bagomba kubirebaho cyangwa se bakunze kubirebaho. Ucisha make cyangwa se ugira utugambo twinshi, uvuga menshi cyangwa se ugira icyizere, cyangwa se akareba niba uri wa mugore ujagaraye cyangwa se wa mukobwa ujagaraye, wa wundi utagira gahunda. Rero menya neza ko igihe ugiye guhura n'uwo muntu, niba ari igitsina gabo,
menya neza ko ibi bintu wabashije kubyitaho, ariko nanone biba byiza iyo wiyeretse cyangwa se wigaragarije umuntu ukuri. Simvuga hano ku myitwarire ngo mvuge ngo areba niba utajagaraye, ngo niba uri umuntu usanzwe ujagaraye utagira gahunda, ubona nyine mbese wese uko nguko biri ujagaraye ngo uhite uvuga ngo ninjya gura n'umuntu ndabihisha ngerageze kwigira marayika. No, ashobora kugukunda kuko abona ko witonda, ucisha make, utajagara, nyine ugira gahunda muri wowe. Mwazakundana wenda niba mwaba mutarabana, ariko bitewe nuko ingeso ntabwo yihishira akazakubonaho wa mujagararo wawe, icyo gihe ugasanga birabatiranyije, muratandukanye kandi bitari bikwiye. So rero biba byiza bigaragarije umuntu ukuri, ariko nanone biba byiza nanone iyo ugerageje kwitwara neza cyangwa se kugira imico myiza iranga umwari wese uwo ari we wese uko yakabaye yitwara. Iri ni ibanga mbibiye rero ku gitsina gore. Niba wajyaga uhura n'umuntu ukabona ashobora kukwitegereza cyangwa se akabikora mu buryo bwe, numenye ko ari kukugenzuraho ibyo bintu byose uko ari igenda, ariko menya ko igihe wahuye n'uwo muntu ibi bintu atabura kurebaho, atabura kubyitegerezaho, kukwitegerezaho kuri wowe. So rero nizere ko ibi bintu ko ari 9 uzajya ubikurikiza cyangwa se uzajya ubyibandaho mu gihe ugiye guhura n'uwo muntu. Namwe bagabo cyangwa se igitsina gabo muri rusange, ubwo ndavugamo n'abasore, niba wari uzi ko ibi bintu niba hari ibyo wari uzi muri ibi ngibi tuvuze niba wari usanzwe ubikora, akaba ari n'ibyo utari usanzwe ukora, ariko ushobora no kwisanga nyine wabikoraga ariko utari ubizi, wenda hari ibyo wajyaga witaho ariko ibindi ntubyiteho. Menya ko ariko ibintu rwose ubikora. So reka mbashimire rero mwe mwese mwahisemo kubana natwe kuva dutangiye kugeza ku musozo. Nabashishikariza kutazacikwa n'iyindi nsanganyamatsiko tuzabagezaho, cyangwa se n'ikindi gice mu bimwe mu bice bigize ibyo dushyira kuri Media Empire. Mwumvaga kuri mikoro nk'ibisanzwe ndi Isingizwe Edith. Ndabashimiye cyane, mugire ibihe byiza.